kuko abantu bagendana n'Imana ibiranga imitima yabo mu buryo udashobora kwibesha. Kimwe niki kumeneka. Ijambo ry'Imana rikaguhindisha imishitsi. Ijambo ry'Imana ukaruka usaba Imana ngo ribe impamo mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana ugasaba Imana ubushoboze kuribamwo rikakubamo. Icya kabiri ni ukugendana umutima uciye bugufi. Ngo Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, igihe wowe naguhamagaraga jye Uwiteka ntacyo wari icyo. Igihe naguhamagaraga ntacyo wari icyo. Muvuti ntacyo wari icyo. Ngo mu maso yawe ntacyo wari icyo. Ngo tu étais petit à tes yeux, pas aux yeux de Dieu, à tes yeux. Maze kugushira hejuru kugira ngo ube umwami w'ubwoko bwanjye. None utangiye kwibona ko wabaye igikenya. Urakenyuka rero. Iri jambo nacyo bikubwiye icyaha cy'abantu benshi muri iki gihe. Iyo batangiye kubona ko ka situation kabo ko kumufuka kahindutse, bibagirwa uko bari imbere, bagatangira kwibona ko babaye ikintu. Mama bivuga iki? Ubwirasi burinjira. Umuntu yari umunyeshuri yakundaga Imana, mu nzu y'Imana yari umuntu uzi umunezero. Reka arangize ishuri abona akazi, reka atangire kubona amafaranga, reka atangire kubona za mission. Avant il était petit à ses yeux. Mbere mu maso ye yabonaga ko ntacyo ari cyo, bigatuma agendana n'Imana n'umutima uciye bugufi n'umutima umenetse. Ariko kubera yuko amaze kugira ifaranga, ubwe yibaza yuko ifaranga ryamuhinduye undi muntu. Erega ibyo ubona bihindura amaso yawe, ariko mu maso y'Imana uracari wa wundi. Ibuka mbere utaratangira gukora, ibuka mbere utaratunga ibyo ufite ubu, iruka mbere ukiri muto mu maso hawe, wibuka ukuntu wafataga ijambo ry'Imana, wibuka amasengesho wasengaga, wibuka umunezero wari ufite. Ariko hari ikintu cyaje gihindura indoro yawe, ntongera kwibona nka mbere, utangiye kwibona mu bundi buryo, ukabona yuko statut social yawe yaguhinduye undi muntu. Ibyo bita mobilité sociale. Mobilité sociale muri sociologie nuko umuntu mu buzima bwe binyuze mu mashuri, binyuze mu bintu ashaka kubona, amen, ashaka kuba mu rwego rumwe rwa societe yararimo akajya mu rundi. None icyo gihe rero imvugo irahinduka ya benshi, n'ingendo irahinduka, namiriye abantu bagendanaga barahinduka. Babarokore ntabwo tugihwanye, ntabwo tukiri muri level imwe. Jewe sigaye mbarizwa muri bariya. N'ahantu yahoraga agendera arahinduka. Nubwo agikandagira mu nzu y'Imana birabumuboneka mu maso, ntakiri wa wundi. Imana ibwira Sawuli, igihe naguhamagaraga mu maso hawe tu étais petit, wibonaga ko ntacyo uri cyo, ariko maze kukubwira icyo uri cyo uyu munsi, dore umutima wawe warizamuye, waridugije. Kubw'ibyo ndakwatse icyakuzamuye. Nawe nutagaruka ngo ugire wa mutima wari ufite mbere, wibone ko mbere y'Imana nta cyahindutse, n'indoro yawe yahindutse. Ntabwo imbere y'Imana wabaye uhambaye. Imana ntikangwa n'ibitubona. Imana ntabwo ari umuntu wikangwa n'ibitubona. Imana abwiye Samuel ngo umwana w'umuntu arebesha ibyo amaso areba, ariko Uwiteka ntabwo areba kubigaragara, Uwiteka areba mu mutima. Uyu munsi wihane muvandimwe, ubwirasi bwawe butuma utihana. Uyu munsi Imana irakubwira ngo buza guhenebereza nka Ninewe, kuko Imana ntabwo inegurizwa ijuru. On ne se moque pas de Dieu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ushobora kwibona ko wabaye ikintu,
ugashaka no kwerekana abantu bamwe bakabibona yuko ari wavuye ari wagiye, imbere y'Imana uracari wa wundi. Imana nikangwa na promotion yawe, Imana nikangwa na mobilité sociale yawe, Imana nikangwa na statut ufite wowe. Imbere y'Imana uracari lo petit là, imbere y'Imana uracari wa muntu w'umunyantege w'ingorwa, wawe uraguze imbere y'Imana utakambira ubuntu bwayo. Imbere y'Imana ntacahindutse, isi iragushuka n'amaso yaragushuka. Bene data, imbere y'Imana nubwo ibintu byahinduka, ubuzima bugahinduka, ukava muri nyakatsi ukaba utuye mu nzu ya etage zingahe, ukaba nagare wari ufite mbere, ukaba ufite imodoka iteye ubwoba, mbere nta konti wari ufite ukaba uyifite, nashaka kubwira mbere na diplome wari ufite ukaba uzifite. Ibyo byose bikanga umwana w'umuntu, ntago bikanga Imana ihoraho. Lorsque tu étais petit à tes yeux, igihe wari muto mu maso hawe, narakuzamuye. None wigize igikenya uzakenyuka. Uyu munsi Imana irakubwira, ntube mu Kristo bw'idini gusa n'imihango. Emerwa n'Imana, kuko igihe kiri hafi Imana izashira ahagaragara ibitwikiriye. Umutima w'umuntu agendana n'Imana mu biwuranga ibintu bikuru ni bibiri, kandi ntabwo ari umuntu abivuze, n'Imana bivuze. Yesaya kangahe? 57:10. Ibyo wifate, ndi Imana iri hejuru cyane, mbahera hahera. Haleluya. Ndi Imana ihoraho mbahoraho, ntago mbita nkamwe ngo ariko ndamanuka nkabana n'umuntu afite umutima umenetse, kandi umutima wicisha bugufi. Umutima umenetse uheruka ryari wowe? Umutima uciye bugufi uheruka ryari? Sike tugenda twirata amamodoka twaguze, aho kwirata imbabazi z'Imana. Sike twirata amafaranga ngo dufite, sike twirata poste dufite twahawe. Isi irashirana n'irari ryayo, ariko ukora ubushake bw'Imana azahoraho iteka ryose. Ese ntiwabona za miliyari ukaguma wa wundi imbere y'Imana? Ni ngombwa yuko uhinduka? Ese niwatunga amazu yose ya Kigali ukaguma wa wundi imbere y'Imana? Ese niwabona amadiplome yose abaho ukaguma wa wundi imbere y'Imana? Kuki ibyanditswe byera ubifite nibikwigishe? Kuko utamenya impamvu Sawuli yanzwe. Reka nkubwire, nubwo abantu bagusuzugura, ariko ugakomeza kuba imbere y'Imana mu maso yawe ubona ko ukiri muto, si ngombwa ko wereka abantu yuko wazamutse mu ntera. Si ngombwa ko wereka abantu yuko hari ikindi wabaye cyo, kubera yuko igikuru si ukwemerwa n'abantu, igikuru ni ukwemerwa nayo.